Ukite ceta mu kilatini, onion cyangwa igitunguru mu kinyarwanda. Tuvuze ko ari igihingwa kizwi n'abantu hafi ya bose ku isi, ntitwaba twibeshye. Iki gihingwa kiri mu bwoko bw'imboga, abenshi bagikoresha nk'ikirungo cyongera umuhumuro mu byo kurya, ariko ntibamenye ibyihishe inyuma yo kuba gihumuza ibiryo. Iki gihingwa abahanga mu buvumbuzi bavuga ko inkomoko y'iki gihingwa itazwi neza, ariko bavuga ko cyabonetse bwa mbere muri Aziya. Bavuga kandi ko mu myaka 5000 mbere ya Kristo cyatangiye gukoreshwa mu buryo butandukanye n'Abashinwa. Ese waba wibaza byinshi ku gitunguru? Uyu munsi kuri Cooking Fame turagucukumburira ibirenze kuba igitunguru gihumuza ibiryo, akamaro gakomeye igitunguru gifite ku buzima bwa muntu, ndetse n'ibyiza byinshi cyagirira umuntu ukirya. Turanakubwira kandi uburyo butandukanye ushobora gukoreshamo igitunguru. Mbere yuko dutangira ikiganiro cyacu, reka tubanze dushimire abakomeje kutwereka ko mudukurikirana, inshuti zacu z'akadasohoka, abakomeza kutwoherereza komenti, ndetse n'abakomeza kutwereka ko mudukurikirana umunsi ku munsi. Turashishikariza kandi abatarakora subscribe gukora subscribe kugira ngo mutazajya mucikanwa n'ibiganiro byiza Cooking Fame bagezaho. Ni mu kanya tugatangira n'ikiganiro cyacu. Nk'uko tubikesha inyandiko yanditswe n'umuhanga mu by'ubuzima Alexandra Dusenberg, yavuze ko ibitunguru bifite akamaro gatangaje cyane ku buzima bwa muntu. Uyu muhanga mu by'ubuzima yavuze ko ibitunguru bikungahaye kuri vitamine A, vitamine C, vitamine B6, folate, iron, potassium. Ibitunguru kandi bikungahaye kuri manganese ifasha umubiri kwirinda udukoko dutera ibicurane ndetse n'inkorora. Mukunzi wa Cooking Fame ukuri iki kiganiro, reka tugaruke noneho mu kanya turambura akamara ibitunguru byagirira umubiri wawe uramutse ubifashe. Ni mu kanya. Ubushakashatsi bwakozwe bwerekanye ko ibitunguru bituma tubasha guhangana n'indwara ya kanseri. Ubushakashatsi bwakorewe muri kaminuza ya Guelph bavuga ko by'umwihariko ibitunguru by'umutuku bifite akamaro ntagereranywa ko kwica amaserire atera kanseri y'ibere ndetse na kanseri y'urutirigongo. Mukunzi wa Cooking Fame dukurikiye, niba ushaka gutandukana burundu n'izi kanseri tumaze kuvuga haruguru, ihatire kurya ibitunguru mu mafunguro yawe ya buri munsi. Flavonoide iboneka mu bitunguru by'umutuku ituma umutima umera neza. Ibitunguru kandi byifitemo organesphore ifasha mu kuba umubiri wahangana n'indwara zitandukanye zataka umutima. Ibitunguru kandi bituma amaraso atembera neza, bikakurinda n'indwara ya stroke. Ubushakashatsi kandi bwerekanye ko ibitunguru bigabanya isukari yo mu maraso. Ariko kandi ubushakashatsi buvuga ko ibitunguru bigabanya isukari yo mu maraso cyane cyane igihe uri kubifata unafata imiti ya amorphine ndetse na anti-diabetes drug. Ubushakashatsi kandi bwerekanye ko ibitunguru bigira umumaro ukomeye mu igogorwa. Kurya ibitunguru uburiye fibre. Iyi fibre kandi ifasha mu kwirema kwa bagiteri nziza, bikaba byatuma utabasha kuba wagira ikibazo cya diare, bikakurinda kandi kuribwa mu nda bya hato na hato.
nk'uko tubikesha ubushakashatsi bwakozwe kandi bwerekanye ko ibitunguru burya bikomeza amagufa, bigatuma utarwara indwara ya osteoporosis, cyane cyane ibitunguru by'umweru. nk'uko tubikesha ubushakashatsi bwakozwe kandi bwerekanye ko ibitunguru, cyane cyane ibitunguru by'umweru, bigabanya mu kuribwa mu ngingo. Niba ufite iki kibazo cyo kwicara ukumva mu ngingo harakurya, ihatire kurya ibitunguru, ariko cyane cyane wibande ku bitunguru by'umweru. Ubushakashatsi bwakozwe kandi bwerekanye ko ibitunguru byongera ubwirinzi bw'umubiri. Kubera selenium iboneka mu bitunguru, bituma umubiri ugira ubudahangarwa, bityo ukabasha guhangana n'indwara zitandukanye zashaka kuwataka. Abantu bamwe na bamwe bavuga ko umutobe w'ibitunguru ugira umumaro kandi mu kuvura amatwi. Hari abantu benshi bakunda kwatakwa na bagiteri zo mu matwi hakabarya, ndetse bakumva batamerewe neza. Hari abantu benshi nanone batanze ubuhamya bw'uko igitunguru cyabakijije bagiteri zo mu matwi. Uburyo wabikora ni ugufata igitunguru ukacyotsa, haba muri oven ndetse cyangwa ukaba wacyotsa no mu iziko risanzwe cyangwa se ku mbabura. Warangiza ukagifata ukareka kigahora, ugakamura umutobe urimo, hanyuma wamara guhora neza ugatonyangiriza ibitonyanga 2 mu gutwi kurwaye. Abantu benshi batanze ubuhamya by'uko ibyo bintu bikora, ariko kandi nta bushakashatsi bwari bwemeza yuko ibyo bintu byabasha gukiza ugutwi. Ubushakashatsi kandi bwerekanye ko igitunguru gifasha mu guhumeka neza. Abantu barwara indwara z'ubuhumekero nka asima ndetse n'izindi bagirwa inama yo kongera ibitunguru mu mafunguro yabo ya buri munsi, kuko bizabafasha kumera neza kandi babashe kuba bakira izo ndwara vuba. Ubushakashatsi kandi bwerekanye ko ibitunguru bigira uruhare mu gusinzira neza k'umuntu. Kubera prebiotique iboneka mu bitunguru, bituma umuntu wabiriye abasha gusinzira neza kandi bikamugabanyiriza stress. Ubushakashatsi kandi buvuga ko ibitunguru bituma amaso yacu abasha kumera neza. Ibitunguru bibonekamo sulfure. Iyo sulfure kandi ituma amaso abasha kureba neza kandi bikarinda utunyangingo tw'amaso kwangirika. Mukunzi wa Cooking Fame, niba wifuza gutandukana burundu n'ikibazo cyo kurwara amaso, ihatire gufata ibitunguru mu mafunguro yawe ya buri munsi. Ibitunguru kandi ubushakashatsi bwerekanye ko birinda amaraso yacu kuba yafatana. Kubera ko ibitunguru byifitemo rutine ituma amaraso agenda neza mu mijyana ndetse n'imigarura y'amaraso ntabashe gufatana. Bityo mukunzi wa Cooking Fame, niba wifuza gukomeza kugira ubuzima bwiza, ihatire kurya ibitunguru kandi ubirye kenshi gashoboka. Ubushakashatsi kandi bwerekanye ko ibitunguru byongerera umubiri imbaraga. Ibitunguru ubushakashatsi bwavuze ko byongerera umubiri imbaraga, umuntu akabasha kuba yahorana na stamina, akumva afite imbaraga atananiwe buri kanya. Ibitunguru kandi ubushakashatsi bwerekanye ko byongerera ubushake ndetse n'akanyabugabo ku bagabo mu gihe Ibitunguru kandi byongera akanyabugabo ku bagabo, bikongera kandi imigendekere myiza mu gikorwa cy'abashakanye. Bigafasha kandi abagabo kororoka mu buryo bworoshye. Ibitunguru kandi bifasha ubwonko gukora neza
kubera ko bifitemo sulfure iboneka mu bitunguru, ikaba ifasha umuntu kudatakaza ubwonko bwibutsa. Birumvikana rero ko kugaburira ibitunguru abana, cyane cyane abakiri bato, ari byiza kugira ngo ubwonko bwabo bubashe gukora neza. Ubushakashatsi kandi bwerekanye ko ibitunguru bifasha mu kugabanya umuriro mu gihe urwaye. Niba wumva urwaye ukaba ufite umuriro cyangwa se ufite umwana urwaye, kumuha ibitunguru ni byiza kuri we kuko biramugabanyiriza umuriro abashe kuba yamererwa neza. Mukunzi wa Cook FM, ubwo tumaze kurebera hamwe akamaro gatandukanye kandi gatangaje ibitunguru bifite ku buzima bwawe, reka turebe noneho uburyo butandukanye ushobora gukoreshamo igitunguru. Igitunguru ushobora kugikoresha ukivanga n'ibyo kurya utetse, usibye kuba ibiryo byahumura ukabasha no kuba wabona byinshi by'ingirakamaro nk'uko twabivuze haruguru. Ibitunguru kandi ushobora kubivanga muri salade wateguye, bityo ukabasha kubirya ari bibisi bikakugirira umumaro ukomeye cyane nk'uko twabibonye haruguru. Ibitunguru kandi ushobora kubikoramo ji, ukaba wabifata ukabivanga n'ibindi biribwa nka karoti ndetse n'ibindi, ugakoramo ji hanyuma ukayinywa, ukabasha kugira ubuzima bwiza. Ibitunguru kandi hari n'ababihekenya nta kindi babivanzemo, cyangwa se bakabifata bakabivangamo n'indimu hanyuma bakabirya. Nahawe rero, igitunguru nk'uko twabibonye ni ingirakamaro ku buryo buhebuje, ndetse cyatuma umubiri wawe ubasha kumera neza, ukabasha kubaho ndetse ukabaho neza. Mukunzi wa Cook FM, uruhare ni urwawe kugira ngo wite ku buzima bwawe, maze twese duhorane amagara mazima. Reka tubashimire ko mwakurikiye neza iki kiganiro twabateguriye, kandi tubashimire abakomeje gukanda subscribe n'abakomeje kutwohereza comment zitandukanye mutubwira niba hari ibyo twahindura cyangwa niba hari ibindi mwifuza gusobanukirwa. Turabashimiye kandi turabakunda, duhari ku bwanyu. Murakoze, mukomeze kugira ibihe byiza.